neza yawe n'urukundo tugira tugushimiye ko wabanye natwe ukadufasha muri iri teraniro kandi ukatugezaho byinshi byatumye dufata imyanzuro mu mutima yacu ibintu wabiriye gutyo no mu mutima nama wa buri muntu kuko ufata icyemezo tuyobowe n'umwe kandi keza n'aka rero n'ubundi tugiye kumva ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ni ryiza kuko iyo ritabaho tuba twicaye aha niwe ryatubwirije ubutumwa niwe ryadutsinze turahindukira tubwiriye aho twari turi tuva n'uwo ijambo ryawe rifatanyije n'umwuka wera riratuyobora kandi rikatuyobora mu nzira yo gukiranuka rikatuyobora mu kuri kose rikatuyobora mu nzira igana mu bwami bw'ijuru turasezera dusaba kugira ngo uwo wahisemo uyu munsi wa none kuri tugaburira umuhe imbaraga z'umwuka wera umufashe umushyigikire kandi ushyigikire imitima yacu mu izina rya Yesu icyo ijambo ryawe ritumye databuja kigerweho buri muntu wese mu ruhande rwe afungure amatwi y'umutima kugira ngo yumve kandi yumvire ijambo ryawe turasenze dusaba kugira ngo mwami Yesu Kristo hagaragare imbaraga zawe imbaraga za sekibi izo turazamaganye mu izina rya Yesu imbaraga z'amarozi izo turazamaganye mu izina rya Yesu imbaraga z'amadayimoni turazamaganye mu izina rya Yesu Kristo aho imbaraga z'Imana yacu zurukire mu ijambo ryawe bityo umuntu wese wageze hano yungukire imbere yawe kandi yinginze nsaba mwami Yesu Kristo kugira ngo umwuka wera ashyigikire umwigisha imitima yacu bityo umwuka wera adufasha gufata umwanzuro mu izina rya Kristo Yesu amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nitwa Nshimiyimana Joel, ndi umugabo mfite umugore umwe n'umwana, ndi umukristo wabiheshejwe no kwizera, hanyuma kandi ndanezerewe muri uno mwanya mwiza tugiye kubanamo w'ijambo ry'Imana. Amen. Ndasaba buri wese kugira ngo afungure umutima we, haba ari abakuze mu itorero, haba ari n'abagezemo vuba, ubutumwa bwazaniwe twese buratureba. Amen. Hanyuma abo mu Kizenga turamenyeranye, ab'Irakoma namwe ni ubwa mbere tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko ndabizi neza yuko ijuru rigiye kudukingukira tukabona umwuka wera ari muri twebwe, imitima yacu igataha yishimye kubw'ijambo ry'Imana tugiye kumva. Amen. Reka mbasabe muhaguruke gatoya dutere agakorasi mu minota ibiri ubundi tujye dutangira. Turi Imana y'Imana, haleluya 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 Imana y'Imana.
amen. Imana ishimwe ko iduhaye umwanya mwiza. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rikomeye. uyu munsi ntabwo nkuzaniye ubutumwa bw'ibitangaza, ntabwo nkuzaniye ubutumwa bukubakira amazu, buguhagiza cyangwa se bugushyira aheza wumva wifuza muri iyo si yacu, ahubwo nkuzaniye ubutumwa bwa Kristo Yesu. Amen. Ubutumwa bwa Kristo Yesu bazaniye nabuhaye insanganyamatsiko n'ubundi dusanga mu ijambo ry'Imana. Ni umutwe cyangwa se ni intego turi burebeho uvuga ngo Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo nkuru bazaniye izanira abakobwa, abasore, abamama n'abagabo, abasaza n'abakecuru n'abana batoya. Tubumbure Bibiliya zacu tugiye kubumbura Bibiliya zacu. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 29 tugeze ku wa 34. Ndizera ko mwahageze. Hanyuma biba byiza iyo abantu bazanye ajenda cyangwa se aho bandika, kugira ngo nibataha baza kongera basubiremo neza ibyo bize bitabapfira ubusa. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo uruta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli, nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko iyantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Haleluya. Magambo ngiye kubabwira, ibyo ngiye kubabwira byose ni ibyanditse cyangwa se byanditswe muri iki gitabo cy'ijambo ry'Imana. Haleluya. Tubonye ijambo tugiye ngo nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uhereye mbere na mbere, umuntu akiri umuntu yaremwe ari mu isi, aremwa afite ishusho y'Imana. Hanyuma igihe kiragera, umuntu arangije aracumura, icyaha kiragitashye mu mitima y'abantu. Kubera ko Imana ari iyera, Imana ni iyera, ntabwo igira ihurira n'icyaha. Nicyo cyatumye abantu baza kwitahura yuko bambaye ubusa, bahunga ubwiza bw'Imana. Ubwo Imana yarishe ubusitani yabashyizemo,
irabahamagara irababura. Muri uko kubabura niko babwiye Imana barabwira bati twazigishijwe n'uko twambaye gusa, twumvise ibiri byawe turangije turihisha. Yohana Umubatiza yagaragaje amagambo akomeye ubwo yavugaga Yesu, niko kuvuga ati dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ese ubundi iri jambo ntama w'Imana, ntama w'Imana ni iki? Ni Kristo Yesu. Reka tubanze turebe uko Kristo Yesu yavuze n'isezerano rya kera. Uyu Kristo Yesu ntabwo yaje gutyo gusa, ahubwo yarateguwe. Ku munsi wa mbere abantu bagicura, Imana yafashe itungo iraryica imena amaraso. Ikimara kumena amaraso, ifata ubundi iyo amaraso yishe irwambika abo bantu kugira ngo basige kugaragara cyangwa se kugaragaza ko bambaye ubusa. Ibi byari bivuze hari amaraso y'inzirakarengane Kristo Yesu azameneka ku bwa Yesu kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Amen. Igihe Aburahamu yajyanaga Isaka kumutaha, Imana ishimwe, bageze mu nzira, Isaka abaza se ati data. Aburahamu nawe aramwita ati ndakwitabye mwana wanjye. Aramusubiza ati dore umuriro n'ibi byo gutangaho igitambo, ariko umwana w'intama wo gutanga ari hehe? Yesu ashimwe. Nuko Aburahamu asubiza umuhungu we aramubwira ati mwana wanjye humura, kubera yuko Imana irimo ishakira umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Iri ni ijambo dusanga mu Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 7 n'uwa 8. Imana irimo ishakira igitambo cy'intama cyo koswa. Ibi bwabyo bwari ubuhanuzi. Haleluya. Ubu ni ubuhanuzi bwahishuriwe cyangwa se bwagaragarije muri Kristo Yesu ubwo yitaga igitambo kimwe rukumbi kitazigera cyongera kubaho ukundi. Mu gihe Imana yatangaga isezerano rya Pasika ya mbere irihaye Mose ndetse na Aroni, Imana yabategetse kubanza gutanga igitambo cyo kwitambira ibyaha byabo. Icyo gitambo bashoboraga gushaka umwana w'intama utagira inenge kugira ngo atange, maze babone gusangira hamwe ibya Pasika. Imana ishimwe cyane. Uyu mwana utagira inenge byari bivuze ko Kristo Yesu utarigeze umenya icyaha, ukora icyaha, azaza mu isi akabambwa akamanikwa ku bwacu twese. Nta gitambo cyo kongera
cyagombaga kuba gifite inenge? ntacyo. nta kizinga cyagombaga kuboneka kuri iyo ntama, kubera ko basabaga kuzana umwaka w'intama utaramara umwaka. byari bisobanuye ko Kristo igihe kimwe azaza kugira ngo atange ku bwacu. ku munsi mukuru wo guhongerera ibyaha, ikindi ibi ni ibivugwa mu isezerano rya kera. umunsi wo guhongerera ibyaha, ibyaha byarafatwaga bikagerekwa ku gitare. soma ijambo ry'Imana, Abalewi 16:21-22. Abalewi igice cya 16 umurongo wa 21 n'uwa 22. aya magambo aravuga ati, arondeka ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru y'iyo hene gukiranirwa kw'Abisiraheli n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ayijyane mu butayu. ibi byari bishatse kuvuga iki? byavugaga ko igihe kimwe Kristo Yesu azaza akemera kwikorera ibyaha byanjye nawe, akabishyira ku mutwe we, akabirambura ku musaraba, kugira ngo wowe uvukiye gucirwaho iteka ubabarirwe, uhinduke umwana w'Imana. Yohana yaravuze ngo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. umwami Yesu yikoreye ibyaha byanjye, ibyaha byawe, arabibambanira ku musaraba. Yesaya nawe yarabivuze ati, avuga ko hazaza umugaragu w'Imana uzaza ameze nk'umwana w'intama. niko ijambo ritubwira muri Yesaya 53 umurongo wa 7. haravuga ngo, yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyarambura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga. uwo ni Kristo. cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. ubwo Kristo yazaga yemeye kubabara, yikorera ibyaha byose, atera icumu mu rubavu, arababara, arababazwa, arababwa, ariko ntiyagira ikintu na kimwe avuga, kubera ko nyine yari umwana w'intama, yari azanywe no gukuraho ibyaha by'abari mu isi. abahanuzi nabo bagiye babigaragaza mu isezerano rya kera, bagaragaza ko Kristo azaza ameze nk'umwana w'intama. ese uyu Yesu umwana w'intama wuzuye w'Imana, uwo ni muntu ki? mbese uwo ni muntu ki? Yesu yabayeho atagira icyaha, ari intama itagira
ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo Yesu. Uyu Kristo Yesu yabaye umwana w'intama utagira inenge, yabayeho atagira icyaha, nta kizinga na kimwe cyari kiri kuri we. Yavutse ku mwanya utarashyira. Kristo Yesu nta mugabane w'icyaha yari afite. Ku butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 35 hatubwira, haravuga ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Erega n'abamuciye urubanza nabo ubwabo barabigaragaje yuko yari umwere, usibye gusa kuba yaremeye kwishyiraho ibyacu akabyikorera akagenda abivuga. Muzi uko Pilato yavuze ubwo bari bamushyiriye, Yohana 19:6, abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati mubambe mubambe. Pilato arababwira ati muba ari mwe mumujyana mumubambe, kuko njyewe ntagize icyaha na kimwe mubonaho. Amen. Yari umwere, nta cyaha na kimwe yari afite, usibye gusa umutwaro w'urukundo wamuzanye kugira ngo twongere tubarurirwe ishusho twayo yo kuba dusa n'Imana, yo kuba abana b'Imana. Igihe Yesu yabatizwaga, Imana Data yo ubwayo yamwemeje nk'umwana wayo ukundwa. Uyu ni Kristo Yesu. Yabayeho yumvira Imana kugeza no ku rupfu. Kugeza ku rupfu Kristo Yesu yabayeho yumvira Imana. Ku musaraba Kristo Yesu, ndabigize kugira ngo iki kintu mucyumve neza. Ku musaraba Kristo yabaye icyaha, nubwo atigeze agira icyaha na kimwe akora. Ariko uyu muntu muramwumva, urwandiko rwa kabiri rwandikiwe abakorinto rwanditswe na Pawulo igice cya 5 umurongo wa 21, niho hari ijambo ritubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhiriye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utigeze kumenya icyaha Imana yamuhiriye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke abakiranutsi. Umukiranutsi wizeye Kristo niwe uhabwa buno butware. Uzi ibyo Yesu yavuze mu ifunguro rya nyuma yahaye abigisha be, dore icyo yababwiye ni iki. Matayo 26 umurongo wa 28, yarababwiye ati kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku
ngaragisimira aragisengera aragishakira heza ngo nimwakire n'ubwo wese kuko aya ni amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bababarire ibyaha byabo. ese Kristo Yesu ntiwaba wibwira ko wamwereye ariko utaramwereye? kumwemera ubwabyo biraguhagije kugira ngo uhinduke icyaremwe gishya. uyu no mu ijuru bahora bamuramaza, bahora bamuramira. Ibyahishwe 5:12 haratubwira ngo umwana w'intama watawe niwe ukwiye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. umwana w'intama watawe Kristo Yesu ukuraho icyaha by'abari mu isi niwe ukwiye gushimwa, guhimbazwa, gutangwa, guhabwa icyubahiro no guhabwa ishimwe. twumvise byinshi tugiye gusoza dusoreza ku mumaro w'umwana w'intama w'Imana muri twebwe uyu munsi. hanyuma ukurikire bino bintu ngiye kukubwira, nusanga ubifite umenye ko Kristo rwose ufite. ikintu cya mbere cyangwa se umumaro wa mbere wa Kristo Yesu, imbaraga z'uno mwana w'intama w'Imana, amaraso y'uno mwana w'intama w'Imana aduha imbabazi z'ibyaha byacu. nguwo umumaro wa mbere. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 haratubwira ngo niwe wamuhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ariko kubabarira ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. niwe wamuhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ariko kubabarira ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwe buri. umwana w'intama w'Imana afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha byabo nk'uko tubyumvise. umumaro wa kabiri, adukuraho gukomeza kwiyumva nk'abanyabyaha cyangwa se nk'abacuze. umwana w'intama w'Imana niba waramwakiriye by'ukuri, ntabwo umutima wawe ugucira urubanza, agukuraho gukomeza kwiyumva nk'umunyabyaha. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 n'uwa 2 niho hemeza iyi ngingo mbabwiye. haragira hati nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryabatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. iyo wakiriye Kristo Yesu ntabwo umutima wawe uba ukimucira urubanza y'uko uri umunyabyaha, kubera ko abari muri Kristo Yesu batazacirwaho iteka. kandi umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu uba ubabatuye rwose, ubatijije itegeko ry'umwuka w'ububata bw'ibyaha. reka turebe umumaro wa 3. uyu mwana w'intama w'Imana aduha kwiyunga n'Imana.
Abakorinto igice cya 5 wa 18 wa 19 haratubwira hati ariko noneho bituruka ku Mana yinze natwe kubwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi niyaba ikibabara n'ibicumuro byabo kandi none yaturikije ijambo ry'umunsi kwakira umwana w'intama w'Imana bitunga n'Imana bikamukuraho imbaraga zigushora mu byaha. Erega niba ukisanga umutima wawe utabasha guhangana utabasha kwirinda menya ko umwana w'intama w'Imana utamufite ukeneye kumwakira n'ukuri uramukeneye akurwe n'Imana kuko aduha kwiyunga n'Imana. Uyu mwana w'intama w'Imana aduha ubudahangarwa ku bubasha bw'icyaha. Niba ukineshwa na kamere menya uyu mwana w'intama w'Imana urakamwizera by'ukuri kandi yaje kubwawe yaraje arabambwa aramanikwa ku musaraba. Icyo yari ku musaraba bamutera imisumari yamanitse amaboko aravuga ati noneho abarushe n'abaremere muze musange n'abaruhu ndabahindura abana banjye ndabahindura ibyaremwe bishya ndabahindura abatagicirwa y'iteka ndabagira abana b'ubugingo ndabakiza ibyaha ndabakura mu rupfu. Biratangaje ariko kandi binateye ubwoba kuba wabaza umuntu ukamubaza uti wakijijwe iki ubu wicaye hano wakubaza uti wakijijwe iki wasanga ugenda uvuga uti narasangana nasingisangana nabona inzoga sinzima ukarangura amoko y'ibyaha utagikora kuba urakijijwe. Niba ari ukubisi siko biri nje kugutangariza yuko ndabivuga ndaguye cyane yuko niba utarasobanukirwa yuko wakuwe mu rupfu unahabwa ubugingo buhoraho kuba kwizera Kristo ntabwo urakizwa. Hari umurongo twirirwa tuvuga kenshi tukawuririmba ariko ntituwuha agaciro kandi ufite imbaraga nyinshi. Yohana 3:16 haratubwira hati kuba kwizera kuza abari mu isi byayiteje gutanga umwana wawe w'ikinege kuri ubugingo uwizera wese atariruka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ngiki abantu bakizwa iyo wakiriye Kristo uba uvuye mu nzira y'urupfu kuko ari gutanga ubugingo uhabwa ubugingo buhoraho. Ubu mwese mugiye kubura ngo twese tuzapfa nibyo koko tuzapfa kubera ko ibi bikomeye
ukarondera amoko y'ibyaha byose wakora utagikora, urishuka. Kwakira Kristo, kwizera Kristo ukamutuza mu mutima wawe, nibyo mvugo kwamukizwa, kuko nibwo waturwa uhabwa ubudahangarwa ku bubata bw'icyaha. niko Yohana yanditse igice cya 8 umurongo wa 36 yaravuze ati, nuko n'abatura uwo ni Kristo Yesu niba muzaba mubatuwe by'ukuri. iyo yari ku 31 no 32 muri icyo gice haratubwira hati, nuko Kristo Yesu abwira abayuda bamwemereye ati, niba ijambo ryanjye musaba abigisha banjye nyakuri. 32 haravuga ngo, kandi muzamenya ukuri, kuko uko kuri ariko kuzaba batura. hanyuma 36 hakaza hagaragaza ukuri kwariko, nuko batura ni Kristo Yesu nibwo muzaba mubatuwe by'ukuri. muzaba mukuwe ku ngoyi, muzaba muhindutse abana b'Imana. umwana w'intama w'Imana azaza rwose yinjire muri wowe, aguhindure icyaremwe gishya, agukurireho ibyaha ndetse agukurireho urubanza rwose wacibwaho. uyu mwana w'intama w'Imana aduha intsinzi ku rupfu. ikindongera gishimangire neza, umwana w'intama w'Imana aduha intsinzi ku rupfu. igihe kimwe Yesu yari ari kumwe n'abigisha be, arangije yakira intumwa zivuye muri Betaniya, ziramubwira ati, dore ukunda ararwaye. bavugaga arasa. hanyuma arababwira ati, no ndwara ntabwo ari iyo kumwica. basubirayo baragenda. Lazaro arangije arapfa, bamushyira mu gituro. umwami Yesu yahisha, arangije arabireba abibwira abigishwa be, arababwira ati, mumperekeze tujyane i Betaniya, kubera yuko Lazaro yasinziriye. abigishwa baramubwira bati, niba yasinziriye mwihorere azakanguka. ahita amenya neza yuko badasobanukiwe icyaha. arababwira ati, irebe buriya Lazaro yapfuye. Yesu ahita afata inzira ajyayo. ageze witwaga Marita mushiki wa Lazaro araza, aramutangira, aramubwira ati, mwigisha, buriya iyo uza kuba uhari musaza wacu ntabwo aba yarapfuye. Yesu aramwitegereza, arangije aramubwira ati, umuntu namwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. kandi uwizera naho yaba atarapfa azabaho. niko ijambo ribitubwira neza. mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 19 n'uwa 20 kugeza ku 22 haratubwira hati, nuko rero bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu,
nzira tunyuze mu nzira yaduciye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukize ariwo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjagiriyeho gukurwaho kwimeyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagije amazi meza. Uyu mwana w'intama w'Imana aduha uburenganzira bwo kwegera Imana tudatinya. Uwo ni Imana, ariko si Yesu umwana w'intama w'Imana ni ukuri, aduha intsinzi ku rupfu, kubera ko Abakorinto igice cya 15:5-7 haravuga ngo warupfuye kunesha kwawe kuri he? Warupfuye urubavu rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubavu rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimye iduha kunesha kubw'umwana wayo Yesu Kristo, cyangwa se umwami wacu Yesu Kristo aduha ubutsinzi ku rupfu. Bene data, reka dusoze, ariko sobanukirwa ko kwizera Kristo biguha amahoro ku Mana, kandi sobanukirwa ko kwizera umwana w'intama w'Imana biguha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Imbaraga z'umwana w'intama w'Imana nizo ziduhindura, nizo zidukiza, kandi zitwambika ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Bene data bakundwa, ndizera mwese mwumvise umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'ab'isi niwe ukwiriye uyu munsi. Uramukeneye kugira ngo akuruhure, uramukeneye kugira ngo agukure mu rupfu, uramukeneye kugira ngo aguhe amahoro, ukeneye agakiza gakurwa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'ab'isi. Ese turabyumvise? Haleluya, turabyumvise twese? Iri jambo turabyumvise? Hanyuma rero, niba wumvise, umutima wawe urawuzi, ibitekerezo byawe byose urabizi, uburyo ugenda urakuzi, n'uburyo umutima wawe uri kukubwira aka kanya nabyo urabizi, kandi umaze kumva ijambo ry'Imana rikubwira ko umwana w'intama w'Imana afite ubushobozi bwo kuguhindura, akaguhindura umwana w'Imana. Niba wumva rwose utsinzwe, niba wumva ukeneye ko umwana w'intama w'Imana atura muri wowe, akabubwihisha, akakubera ubwihisha, akakubereza ikugeza ku bugingo, ndakwinginze uhaguruke, maze ubundi tugufashe gusenga, dusenge Imana, dusabe Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana aza ature muri wowe, agukureho icyaha, agukure mu bwoba uhagarike guhora ufite umutima w'ubwoba, ahubwo uhinduke umwana w'Imana. Haguruka maze dusenge, haguruka maze dusenge, nawe haguruka maze dusenge. Kristo Yesu aragukeneye. Ahari bibwira yuko wakijije, kandi nawe umutima wawe urikwemeza yuko utarabakira.
ukakira amahirwe adasanzwe cyo kwakira umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha, hanyuma Yesu azataha amahoro. Yesu ashimwe. Ikasabe babishinzwe batuzana gukeka niba bishoboka, abo b'Imana baza bapfukame hano tubasenge. Niba bagukeka hano mutuzane dusengere abantu b'Imana. Hanyuma abegereye izo nzira zikiye mutambuke bene data, mwigire hino, mutambuke mwigire hino. Ahari uri wose abantu bo kumva ijambo, wo kumva ko Yesu ariho, wo kumva ko Yesu arabakiza, wo kumva ko Yesu arabamugiye, wowe umunsi wawe wa nyuma Yesu ataha, Yesu ataha, Yesu ataha, Yesu ataha. Urabona wowe mwene data, urabona wowe, urabona wowe, ese wowe uriye kandi koko wowe uriye ugabanira Yesu utari kubanza. Abakozi b'Imana bahaguruke baze dusengere abantu b'Imana. Tunakushukuru Bwana Yesu. Ushuhuda wose utuye mu bwami bwawe, witwa ushuhuda wose, witwa Umwana ukuraho ibyaha by'ab'isi. Uyu mwana wawe, ubwoko bwawe bwemeye kugukingurira mbere, bwemeye kubakira Kristo Yesu Umwana w'Imana. Ni wowe ukwiye kumenya ibyari bishya. Ndabasaba mu izina rya Yesu, mbabwira ubugingo bwawe
urakoze icyubahiro ni kiri cyawe izina rya Yesu amen. Sinzi niba harimo ukijijwe vuba cyangwa se ukijijwe bwa mbere n'ibindi yabayeho igiye kwicara amaze kuvuga ahera kwarumaga yuranishwa n'ibyaha byamaze kwihana nibasanzwe bakwiye kumuryango kuri abahina abo bose bamaze gusengera bicaye hano basanzwe kuri umwigisha dukomeje noneho ababyeyi inama kandi Imana ibamugisha. hanyuma rero reka sabe buri wese umva wakijije ndasaba buri wese wumva ko yakijije ahaguruke ku maguru ye abiri. ndasaba umuntu wumva ko yakijije ahaguruke ku maguru yiwe abiri ubundi mubwire icyo tugiye gukora. niba wumva ko utarakizwa ndakwinginze guhaguruka mwese mwahagurutse usibye abafite abana nizere ko abantu mwese mwahagurutse imitima yanyu ihoreza ko mwakijije ko mu izina rya Yesu. Urakoze, urabizi neza, uzi kureba mu mitima y'abantu bose. Iyi mitima ihagurutse, urabizi ko bakijije kandi urabizi ko batakijije y'abandi. niyo mpamvu uyu mwanya mbasabye impano yoroheje n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana kugira ngo batwikire batazongera kwiyura hirya bamenye ko ari abana bawe badakwiriye gusohora imbere yabo mu bitagize umumaro. bamenye yuko Kristo Yesu ari we zingiro ry'ubuzima. ndabasabye kugira ngo uzabakire mu bwami bwawe bwera. ndabasabye kugira ngo uzabakire mu bwami bwawe bwera. urakoze. mugihagaze abantu bose bicaye usibye abadafite abana muhaguruke nawe. niba bishoboka abo bikundira munkurikiye, abo bikundira munkurikiye, abantu bari bicaye abo bikundira bankurikiye. ko byageze ndabagirana abantu bari bicaye abo bikundira munkurikiye. ndagira ngo mbabwire ikintu cyiza. nawe
waje yego Kristo wakoze gusenga bano abaza kuza impunge Anitare chimana reka muhireho kubibazi cyawe cyeranewe womubihisemo umushinya w'Imana weraba gusa wakoze icyubahiro cy'icyaha ndagushimiye ko ibyo wahereze byose bikoze ndagushimiye ko ibyo wampaye aribyo ntazi ndabigushimiye ukakamenyereza ubwoko bwawe muri bo harimo abiciye urubanza ndabakweretse nabo bari bari amaraso ndabakweretse kugira ngo ukingure inzugi z'imitima yabo ndabakweretse kugira ngo bagende ndabakweretse kugira ngo amaraso yawe agaragareho uhereye none n'iteka ryose bahindura abana b'ubugingo muri bo Kristo muri harimo abafite ubwoba ariko bashyizemo ubwoba kubera ko abakunda gutera ubwoba n'izosi babona bamuka mu nzobo bakure ndabigusaba urakoze uhereye none bimwe n'abana bakire Kristo Yesu bamutuze mu mitima yabo nibwo bazahera ko bamusaba ibyo bifuza byose babihawe nibwo bazahera ko babohorwe bakurwe mu ishimo urakoze neza ntibagera amen ugiye kwicara n'umugisha ndabashimiye wese ababanye nanjye muri uno mwanya mukemera kumva ubutumwa bwiza n'ubutaha mujye mwitwara neza mu nzu y'Imana nk'uko mwabikoze kandi ijambo ry'Imana ribabere umuyobozi igihe cyose ni ukuri ndabisubiramo nta buzima bw'umukiranutsi cyangwa se umwizeye butagira bino bintu bibiri gusoma ijambo ry'Imana
no gusenga buri munsi. Bamwe benshi muzi ko gusenga ari ukuza mu materaniro guki, ariko ndakugira inama, uri mu nzira ugenda senga, uri mu murima uhinga senga, uri mu kazi kawe ka buri munsi senga. Ntabwo gusenga ari ukugenda guhumirize uvuge ngo mana ibi n'ibi. Fata iminota yawe mikeya usenge Imana mu mutima, usome ijambo ry'Imana, ibindi byose bizikora. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Thank you.